salibili contredo kitabone ha ma babashira mu nzu y'imbohe ntibabafungira muri rusange ahubwo bigira inama yo kubashira mu nzu yo hagati babafunga amaguru n'amaboko. Iyi yera yari yaravuganye Paulo, bari baravuganye Silasi, yari yaravuganye n'Imana, ariko bagongana n'ikintu cyitwa isheni ndugu ya. Urahura n'umukobwa ati Theogene bakundangiye, nimero nyikuye kuri YouTube, uri hehe ngo ugira ibyo usenya. Shaka mbwira amoko yaho yazengurutse kamubwira ni nkibaza uyu muntu ngewe aho asenga Imana bamuha intare ziratinya kondi izo ntare rwose zirashonje avamo babire atabarwa bareba. Amen. Imana y'amahoro ikubereye maso kandi siko bizaba kuba mutegereza. Nta mpamvu hari igihe kigera Imana igahaguruka. Hanyuma rero ntabwo dutinze, twagira ngo duha abantu kuri babyumve. Ayo ni amajwi ya Noheli ari gutanga amakuru. Yego. Ubwo rero navuga ngo abantu nabo babyumve kandi babyiteho, abo bishinzwe baba byumvise byabagezeho byanga byakunda. Imana amahoro umugisha. Theogene yanjye akaguma muri mwe, muzahindukire musabe icyo mushaka. Nimo hagati kumbi mo hagati Pascal nta ushaka kwatura, utamwisa poso murafatana, utamwise revera murahirimana ku musozi induru zikavuga. Mo hagati harimo icyubahiro giteye ibirungo. Muri hagati nta ushaka gukwetura inkweto ngo yihane. Mo hagati harangije itorero. Mo hagati harimo design ivuga ngo mugende nkuko abandi bagenda. Mo hagati ari kuvuga ngo ariko mwebwe mwasigaye inyuma. Mo hagati ari kuvuga ati mwambare mini. Mo hagati bakereye manche. Mo hagati gahunda n'ugusiga rabero. Mo hagati n'ukudefiriza. Mo hagati n'ugusukisha. Mo hagati ibintu byakomeye. Mo hagati mushiraho inzara nk'iz'abana. Mo hagati mwitware nk'abanyamahanga. Mo hagati twasigaye inyuma nk'ikoti. Mo hagati ibintu babidekoye. Mo hagati byari umuziro bamaze kubiza. Hena la kosila la boleta tebini kutedo binifo. Mo hagati bambaye ubusa mu mutima. Mo hagati bamaze kwimika impiri. Mo hagati harimo ivangirwa rikomeye. Umwuka arambwira ngo mwana wanjye, mo hagati bari kwisasira prudence. Mo hagati bari kurongora abo bashumbye. Kumbi Imana ikorera mo hagati, bayimuye mo hagati basukamo ibyo byose mvuze. Imana ibateza umucungagereza. No wese yiyumvire, ntihagire umuntu wongera kumbwirira yera nabi. Bantu bari kumbwirira Imana naba amagambo akakaye nkababara. Nasenze mbwira Imana ngo Mana ndashaka umishurire mu magambo ari muri Bibiliya. Ndashaka kumenya impamvu ubwoko bwawe burushijeho gucumuzwa n'amasezerano, abandi bagakomeza kurizwa n'uyu murimo, abandi bakibaza niba ari wowe mwavuganye. Umwuka arasanga arambwira ngo ibyakozwe n'intumwa 16:23 riravuze ngo bamaze kubakubita inkoni nyinshi. Mbonereho rero no kuvuga ngo ubugingo bwanjye burashinganye mu buryo bw'umwuka, kandi umubiri wanjye nawo inzego zishinzwe umutekano mu Rwanda ubwo zirabyumvise. Ntawe nanga, ntawe ndwanya, ntawe mpanganye nawe. Nkuko nabibabwiye, ibyanzanye nibi ni kunaje, ni nabwo buryo ninjiyemo. Umbaje nkamusubiza. Urumva rero nibyo nababwiraga ngo gahunda bafite niyo kunosha bakandya urwara, bagategereza ko ndibuze nkagira uwo nsubiza. Korode rero Uwiteka azaguhembe
Imana ukorera izaguhembe, Uwiteka azakwitura ibyo ushaka gukorera abantu. Nta mutima mubi ngufitiye, ariko nta n'ubwoba ngufitiye. Hanyuma isi iribirandurana nk'ipine y'imodoka, nyiruka defiriza mo hagati n'ugusukisha, mo hagati ibintu byakomeye, mo hagati mushireho inzara nk'iz'abandi, mo hagati mwitware nk'abanyamahanga, mo hagati twasigaye inyuma nk'ikoti, mo hagati ibintu babidekoye, mo hagati byari umuziro bamaze kubiza. Hela la kosila la boleta tebini kutedo binifo. Mo hagati bambaye ubusa mu mutima, mo hagati bamaze kwimika impiri, mo hagati harimo ivangirwa rikomeye. Umwuka arambwira ngo mwana wanjye, mo hagati bari kwisasira prudence, mo hagati bari kurongora bo bashumbye. Kumbi Imana ikorera mo hagati, bayimuye mo hagati, basukamo ibyo byose mvuze. Imana ibateza umucungagereza ko batishimiye kuba ndi mu gihugu nk'umunyarwanda nk'abandi, ari nayo mpamvu nyine harimo hakorwa izindi nama, umugambi umwe ugapfuba undi ugahaguruka, undi ugahaguruka. Bati Theogene afite stoke y'abagore we, hari nabo naciyeho hano ku irembo ndabakwepa ndabihisha kugira ngo binjire iwanjye na za kamera baneka babaza ngo witwa Theogene abahe. Hanyuma nta bwoba mfite, mbonereho rero no kuvuga ngo ubugingo bwanjye burashinganye mu buryo bw'umwuka, kandi umubiri wanjye nawo inzego zishinzwe umutekano mu Rwanda ubwo zirabyumvise. Ntawe nanga, ntawe ndwanya, ntawe mpanganye nawe, nkuko nabibabwiye. Ibyanzanye nibi ni kuna Emana we, Yesu we, ingoma yawe niyamamare. Turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe aho muherereye hose, abari mu Rwanda, abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mwese turabasabira umugisha, twifuza ko Nyagasani akomeza kubagumbatira, akabahobera, akabana namwe mu bihe murimo ibyo ari byo byose. Imana y'amahoro rero nibahereza umugisha. Hanyuma twongeye gutumira umukozi w'Imana wuzuye amavuta y'Imana, reka tumwakiriye abasuhuze. Karibu umukozi w'Imana. ndabakunda murabizi. Yego. Mwese hatabuze n'umwe, abankunda batankunda, bifuza ko nkenyuka, bifuza ko ngera kure, sheteme yusoma. Mwese ndabakunda. Yego, urakoze cyane. Nta mwanzi ngira uretse umubiri wanjye nambaye. Nukuri rwose. Nta nzi kugira, nta mutima w'urwango uri muri wowe. Hanyuma mukozi w'Imana Theogene, amakuru y'imisi? Imeza. Urabyibushye ariko urakeye, pantaro nimba ari made in Rwanda. Ubu ndabyibushye. Ndabona ishati nziza cyane. Ni wa Yesu shahu twishe tukamubamba, ugenda ukora imirimo n'ibitangaza. Imana ishimwe. Uwiteka Imana ndabona kurinze. Nukuri ndakomeye. Amabuye n'imijugujugu bimeze bite? Ibyo nibyo kurya by'umukirisitu muri iki gihe. Bira n'ibirungo boss aba yapanze ngo dukekeremo Yego, turebe ko twashisha mu gukomera. Buri imijugujugu ni ikirungo gituma umukristo akomera. Yego. Ariko kandi umujugujugu ni kimwe mu bintu gikura urukungu mu masaka, banyantege nke bagacaho. Urakoze cyane. Imana y'amahoro iguhereza umugisha. Biranejeje. Ndishimye kongera kubana nawe, ndishimye kongera kukubona ku izi kamera zacu, cyane ko abakunzi bacu bari batubwira ngo ntabwo bajya bahaga ivugabutumwa riri muri wowe. Ibanga ryawe ni irihe Theogene? Amavuta. Amavuta y'ubuhe bwoko? Amavuta y'ubuhe bwoko? Amavuta y'ubuhe bwoko? Amavuta ava mu bihe byo gusenga.
uzi ko uvuze amavuta ngahita nibuka amamesa. Hajya muri iki gihugu hari abantu bakirya amamesa. Simbizi, sinzi niba kinabaho. Njyewe naringize ngo ni amavuta asanzwe da, nanjye nzajye kuyagura. Ayasha. Ni ibintu ibanga n'ugutindana na Yesu. Ese Theogene, Imana ihamagara umuntu ikamuhamagara kuyikorera, ariko mu nyuma ukambwira ngo ni amavuta ava mu gusenga. Ndagira ngo birahagije kuba Imana iguhamagaye ubundi ugahita ukajya gukora, si byo se? Ubu se wakubwira ngo cana imbabura uterekeho isafuriya itarimo amazi, isafuriya byayigendekera bite? Nyine yashirira. Ariko urumva nawe nkubajije ikibazo nawe unsubirije. Nyine dusipoze irampamagaye nshize isafuriya ku mbabura yego itarimwo amazi, biragenda bite? Nyine irashirira. Mu yandi magambo rero iyiguhamagaye uyisaba na materiyeri cyangwa se ibikoresho mu Kinyarwanda. Yego. Iguhereza ibikoresho. Yego. Imana ishimwe, ibyo bikoresho rero ntabwo ndabimenya, tuzabivuga ikindi gihe. Ariko n'uyu munsi wa none rero hari abantu bagaragara ko bavuganye n'Imana kandi yabahamagaye, ariko tukabona mu by'ukuri hari ijambo rivuga ngo undebe unyumve ku byo mvuga nturebe ku byo nkora. Iryo jambo urarishyigikira cyangwa ntujya urishyigikira? Reka urabizi ngo usubiza nese bitwaye iki kuba umuntu najya hariya ku gatute nkabwiriza neza nkabwira abantu kwihana, ntashaka ngakora ibyo nshaka, urumva? Ariko nabwiye abantu b'Imana kwihana. Mwumve ibyo mvuga nimwumve, mwumve ibyo mvuga ntimurebe ibyo nkora. biriya ni ukwidefanda. Ejo bundi numvise umukozi w'Imana arimo yatwaye umugabo w'abandi, noneho nyiri umugabo aramuhamagara, kuki wantwariye umugabo? Ariko ayo majwi nibagiwe mbanyacishijeho ukayumva. None arangije aramubwira ngo erega ngo ngiye ngo nkubona uhanura ngakubona uvuga ubutumwa, sinzi ukuntu wantwariye umugabo. Undi ati nge ndi icyapa, mwumva ibyo mvuga mureke kureba ibyo nkora. Ngo nimba ndi icyapa se ngo bintwaye iki? Ariko mu by'ukuri Imana igira abakozi bayo ikagira n'ibyapa. Pascal, muri uyu murimo wa data erega batwirirwa na mu isi ku cyumweru nibo bakaraba bakajya mu nsengero, ubundi bite byanyu? Abangaba twirirwana mu isi mu buzima busanzwe, mu kiyede, gifundi, mu kimoteri induba, gukubura mu muhanda, abamotari, abashoferi, izi nzego zose mubona zigize igihugu, ubwo ndavuga abaturage, nibo bakaraba ku cyumweru tugahurira mu nsengero. Hanyuma rero harimo inzego zose. Ndumva ngusubije. Urakoze cyane. Harimo inzego zose. Uyu munsi wa none ndagira nkubaze iki kibazo kigira gitya: ari umubiri ari n'ubugingo, mu by'ukuri ni iki Imana yitwararika? Impamvu itumye nkubaza iki kintu, uyu munsi mbona abantu basenga bagasaba ibintu byinshi bitandukanye, ariko bakwiye no kumenya icyo gusaba n'icyo bakwiye gusengera icyo ari cyo. Ariko se ari umubiri ari n'ubugingo, ikintu Imana yitwararika ku muntu w'umukristo ni iki? N'ubugingo nibwo buzabona Imana, ariko uyu mubiri uzabora. Shingira amabuye Mana nkandagireho, kuko muri iyi nzira huzuye mwisayo. Nkomeza ndengera mfata ukuboko, mu bihe byose mwami mbuwo gushimwa nawe. Washimwa n'Imana gute waburaye? Hakuki inzara numva mwayishize ku ibere ngo yonke. Erega umudiho uva mu itako. Ajya niko abashi bajya bavuga ngo umudiho. Mana ishimwe, ntimwe mwamwemereye ko muzamukorera mu byiza no mu bibi muhame hamwe. None se Imana itakubakira umuntu
etaje, Asya. Imana itakura umuntu mu bukode. Eskiwe. Iyi Mana umuntu asenga imyaka 10, imyaka 20 urubyaro rukabura. Aho. Urashaka kumbwira ko mu by'ukuri ikima. Njye ariko ndashaka ko Imana ni iki yitwararika. N'ubugingo kuko ari bwo buzabona Imana. Hanyuma tuyikorere inkweto zaracitse. Ibyo ntago bindeba. Tuyikorere tubura. Mwe murazira ijambo mwatuje akanwa kanyu. Kwejo bundi amaranga mutima yarabadishye. Murayibwira ngo mu byiza no mu bibi tuzagukorera. Ntago nari imari rero. Ngewe irabizi ntariye ntacyo tuvugana. None se kucyo ushaka ngenyiko? Oya nyine nibyo mwayemereye. Mufitanye amasezerano kamwe. None se ushaka kuvuga ko Imana igira n'amasezerano na buri muntu wese, na buri mwumwe? Yego. None ihamagara mu buryo butandukanye cyane, inakoresha mu buryo butandukanye. Uyu munsi rero nabo badukurikiye nibabyumve, abantu bareke kwivanga mu mihamagaro y'abandi. Nta nubwo bikwiriye. Nta nubwo biba bikwiriye. Abantu bareke kwivanga mu mihamagaro y'abandi. Gusa nyine agahari karavugwa n'icyagaragaye kiravugwa. Kuko Imana yavuze ijambo rikomeye, iravuga ngo umunsi umwe nzabagaragaza. Erega dore ikosa rikomeye. Ikosa rikomeye kuri twebwe abahanuzi n'abakozi b'Imana. Yego. Amaze igihe niga, njye ntago njya mfata umwanya burawo kwiga ku muntu. Oya, igihe kinini mba nitekerezaho, niyigaho. Sibyo? Yego. Waruzi ko urumva? Yego. Waruzi ko buriya nugenzura neza ukareba. Yego. Urumva? Yego. Umuntu aragoye, umuntu arahinduka, umuntu yabaye ateko yibagirwa cyane. Wumvise? Yego. Ntiwamenya umuntu azwi n'iyamuhanze. Yego. Ubona cyo numvisemo? Ndakumva. Urakoze rwose. Urakoze cyane. Imana y'amahoro iguhereze umugisha. Ntabwo ndi gukwaza ibibazo byinshi, reka ngusabe kugira ngo usenge Imana mbere yuko dutangira ikiganiro cy'uyu munsi. Karibu n'isengesho. Yubaho Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Urakoze cyane. Imana y'amahoro iguhereze umugisha. Uyu munsi wa none nihe message utuzaniye? Bo reka mvugane n'abakunzi b'ijambo ry'Imana. Buriya kutikosora cyangwa kutitekerezaho ni bimwe mu bintu bikomeye biteza umuraba. Yego. Nyuma y'abari bampagurukiye mu minsi mikeya ku rugo rw'umuvandimwe nyakwigendera Pasiteri Theogene. Yego. Abantu bashaka kunshotora ngo nongere nze hari dusubirikanye nabo. Yego. Nifuzaga ko ndashimira abantu bantutse. Ndashimira abantu bantutse kandi nukuri ndarahira imbere y'Imana, dore ngiye Bibiliya ndayizamuye. Ntago nigeze mbabazwa n'umuntu uwo ari we wese untutse. Yego. Kuko icyo bari bantukiye cyarumvikanaga, kuko ko batishimiye kuba ndi mu gihugu nk'umunyarwanda nk'abandi. Ari nayo mpamvu nyine harimo hakorwa izindi nama, umugambi umwe ugapfuba undi ugahaguruka undi ugahaguruka. Bati Theogene afite stoke y'abagore we. Hari nabo naciyeho hano ku irembo ndabakwepa ndabihisha kugira ngo binjire iwanjye na za kamera baneka babaza ngo witwa Theogene abahe. Hanyuma nta bwoba mfite. Mbonereho rero no kuvuga ngo ubugingo bwanjye burashinganye mu buryo bw'umwuka, kandi umubiri wanjye nawo inzego zishinzwe umutekano mu Rwanda ubwo zirabyumvise. Ntawe nanga, ntawe ndwanya, ntawe mpanganye nawe, nkuko nabibabwiye. Ibyanzanye nibi ni ukukomereze rero. Urakoze cyane. Hari indirimbo ya Theogene mugenzi wawe ivuga ngo
umugabo Danieli baramwanze nabo bajya inama nawe asenga Imana bamuha intare ziratinya kandi izo ntare rwose zirashonje avamo babireba atabarwa bareba. Amen. Imana y'amahoro ikubereye maso kandi siko bizaba kuba mutegereza. Nta mpamvu. Hari igihe kigera Imana igahaguruka. Hanyuma rero ntabwo dutinze, twagira ngo duha abantu kuri babyumve. Ayo ni amajwi ya Noheli ari gutanga amakuru. Yego. Ubwo rero navuga ngo abantu nabo babyumve kandi babyiteho, abo bishinzwe baba byumvise byabagezeho byanga byakunda. Imana amahoro umugisha. Theogene, twongere tugaruke. Hanyuma nkuko bisanzwe tuzikura umukozi w'Imana akoreshwa n'umwuka w'Imana, reka nguhe umwanya uhereze abanyarwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda ubutumwa Imana iguhaye. Icya mbere babanze bumve ko mbakunda. Yego. Kumpamagara sinitabe cyangwa bakandika simbasubize, nta rwango rubirimo. Yego. Ni igihe nicyo kigena ibyo dusubiza. Kandi ni ukuri amasezerano dufitanye bo barayazi. Kwa gatandatu mba ndi ku musozi njyenyine mu byifuzo, kuko sinamenya ngo ninde oya, nge ndaterura nkavuga ngo Mana, umuntu wese wampaye icyifuzo ugira icyo ukora ku buzima bwe. Kuko amazina yabo ntago nayarondora. Kuwa gatatu ni umunsi w'amasengesho mu buryo bisanzwe. Hanyuma jyewe ubwanjye ninjye uko nzi ko mbijera. Hanyuma ndasaba imbabazi uwumvise nabi iriya audio yabanje gutraininga, kuko batigeze bayisesengura. Abahanga bayisesengure, bayitega amatwi, bayicukumbure, baraza kumva intumbero. Ishaka kumva ikintu wumva uburyo cyatangiye n'uburyo cyasoje. Reni biragoye kugira uwo wizera kuri iyi mihanda, ariko haracyariho umwana wa Yonatani wibereye Lodebari utegereje Dawidi ko avuga ijambo rikomeye. Imana rero duhana umugisha. Reka rero tuganire gatoya ku ijambo ry'Imana riri mu byakozwe n'intumwa. Nsome ku mazi. Bihangana ya nayo narayasengeye, ni mu byo nzira ni byinshi. Ni ukuri. Bisoma ku mazi. Aya nimwe mujya mwayanguriye, nimwe mwayaguze, mujye mu umukozi w'Imana. Abantu kuri bajye bangura amazi ni inywere. Ntawe naka ibitambo, ntawe nturisha, jye mungurira amazi. Hanyuma ni ijambo ry'Imana. Nge sindi buvuge ngo narihawe nijoro nari ndimo sengira rimpa, oya, riri ku mutima. Numvise umwuka wera nyobora kuganira namwe kuri iri jambo. Ibyakozwe n'intumwa ibice 16 umurongo waho wa 23. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo bamaze kubakubita inkoni nyinshi, babashira mu nzu y'imbohe, bategeka umurinzi kubarinda cyane. Nawe ategetswe atyo abajugunya mu nzu yo hagati, akomeza amaguru yabo mu mbago 25. Ariko mu gicuku Pawulo na Sila barasenga, baririmbira Imana, izindi mbohe zirabumva. Uwo mwanya habaho igishitsi cyinshi. Imfatiro z'inzu karabaye rero ziranyeganyega. Inzu zose ziherako zirakinguka.
iminyururu yabo bose iradohoka. Uwo murinzi arakanguka, abonye inzugi z'iyo nzu y'imbohe zikingutse, arikanga ngo imbohe zacitse. Akura inkota ye, nuko agiye kwiyahura, Pawulo avuga ijwi rirenga ati, wikwigirira nabi, twese turi hano. Teme y'iri jambo iravuga ngo have, wikwigirira nabi, natwe turi hano. Imana ishimwe. Ndashaka rero mvuge gato kuri iyi ngingo. Bamaze kubakubita inkoni nyinshi, bamaze kubasekura, barabadiha, utugombambari baratumena, imirundi barayidiha, inzasaya barazikura, barabashinyagurira, barangije bafata icyemezo, babona kubakubita ntibihagije, barabafunga babashira mu nzu y'imbohe. Ahangaha ngeze rero biransaba kwitonda, ko murabizi maze igihe ntabwiriza, hari ibyo nari maze iminsi negeranya ntunganya mu buryo bw'umwuka. Imana ishimwe. Hanyuma ngo bategeka umurinzi w'inzu y'imbohe kubarinda cyane. Aha hantu niho shaka. Hanyuma ngo nawe yigira inama abashira mu nzu yo hagati. Mu yandi magambo, byari ihame ko izindi mbohe zicika, ariko Pawulo na Silasi bo bakaguma mu nzu y'imbohe. Deni sinzi ibyo bari bakoze, ariko mu yandi magambo nibo bari bakenewe kurusha izindi mfungwa. Impamvu nuko Umusoroviya yafashe decision yo kutabarindira mu nzu zo ku ruhande, abakura mu zo ku irembo, ntiyabajyana mu zo mu gikari, afata decision yo kubashira mu nzu iri hagati y'izindi nzu, kugira ngo Pawulo na Sila nibagerageza gucika, izindi mfungwa zivuza induru ziti nyabuna bagize gute, baracitse. Ariko ndashaka kuvuga ku Musoroviya. Mana ishimwe. Ndumva ashaka kuganiriza Abanyarwanda, Abarundi ku Musoroviya. Umusoroviya ni umucungagereza. Simbizi, simbiheruka kubyinjiramo. Cyangwa se umusekiriti ushinzwe kurinda imfungwa gereza. Hanyuma ngo afata umwanzuro, abakura mu zindi mfungwa, bo abajyana mu nzu yo hagati. Harimo amagambo atatu. Irya mbere, ntiwigirire nabi, natwe turi hano. Mu yandi magambo, ikiri kugusengesha kiri gusengesha na runaka, ikiri kukuriza hari undi kiri kuriza, icyateye uriye igihombo hari undi nawe cyahombeje. Deni mu yandi magambo, ntiwigirire nabi, natwe turi hano. Ntiwiyahure, ntiwimanike, ntute korari, ntute isezerano, ntusenye. Oya, ihangane ubigenzura ubirebe. Icyakora nusanga ari byo kuguhitana, iruka, tibika, kuko si wowe wenyine waba wirutse. Iryo ni rimwe. Irya kabiri ni inzu yo hagati. Deni ndashaka kuvuga inzu yo hagati, nkagaruka nkavuga ku mucungagereza. Ni ibyanditswe. Ni ibyanditswe, n'ukuri kw'Imana ni ibyanditswe. Hanyuma ngo ategetswe atyo, akomeza imbago zabo n'iminyururu arayikaza.
aha ndashaka kuvugana n'umuntu umaze igihe kitari gito yaravuganye n'iyi yera. Ndashaka kumwereka icyo yazize. Uyu munsi ukimara kumva iki cyanditswe, ukumva ubu butumwa, ubusharinge, ubwoherereza umuntu wese yiyumvire. Ntihagire umuntu wongera kumbwirira yera nabi. Abantu bari kumbwirira Imana nabi amagambo akakaye nkababara. Nasenze mbwira Imana ngo Mana, ndashaka umishurire mu magambo ari muri Bibiliya. Ndashaka kumenya impamvu ubwoko bwawe burushijeho gucumuzwa n'amasezerano, abandi bagakomeza kurizwa n'uyu murimo, abandi bakibaza niba ari wowe mwavuganye. Umwuka arasanga arambwira ngo ibyakozwe n'intumwa 16:23 riravuze ngo bamaze kubakubita inkoni nyinshi. La salibili contre do kitabone ha ma babashira mu nzu y'imbohe, ntibabafungira muri rusange, ahubwo bigira inama yo kubashira mu nzu yo hagati, babafunga amaguru n'amaboko. Iyi yera yari yaravuganye Pawulo, bari baravuganye Silasi, yari yaravuganye n'Imana, ariko bagongana n'ikintu cyitwa isheni ndugu ya. Urahura n'umukobwa ati Theogene bakundangiye, nimero nyikuye kuri YouTube, uri hehe ngo ugira ibyo usenge. Shaka mbwira amoko yaho yazengurutse, kamubwira ni nkibaza uyu muntu ngewe ndamugira ni ari gihe bakuzanira umurwayi ugasanga nta kintu uri bumufashe uretse kumubwira ngo impore iyakire. Kumbi umwuka yaje kumbishurira aho ikibazo kiri mu nzu yo hagati. La posenemanda nimo hagati niho urugamba rwanziki. Noneho umuntu arasengera mu nzu zo ku ruhande, Kanyarira, Samatare, Jangwani, Kizabonwa, mu bishiga bya Matare, kuri za Ntuza Center, muri ministries runaka, kwa Ntuza runaka, kwa bishop runaka, kwa pastor runaka, ku muhanuzi runaka, barimo barazenguruka igikuta cyitwa amasengesho. Kumbi Imana yampishuriye irambwira ngo nimugire iyerekwa ryagutse, mujye mu nzu yo hagati, kuko ariho ibyanyu babiboheye. Imana irambwira ngo utarazize nyina yazize se, utarazize umwana we yazize nyina wabo, utarazize nyina wabo yazize nyirasenge. Abantu basengeye ku ruhande, kumbi ikibazo kiri mu nzu yo hagati. Mana rero mbaza umwuka, njyewe ngisha Uwiteka inama, umwuka aranyobora. Umwuka arambwira ngo mwana wanjye, ndashaka nguhe ijambo nk'uko nabigusezeranije, rifite icyo rishinzwe n'icyo rigiye gukora mu mitima y'abantu. Imana irambwira, umwuka aranyobora, arambwira ngo ikibazo kirimo hagati. Mo hagati harimo uwo mwagendanye. Imana ikubwira mariage uwo mwagendanye arabyumva, arahindukira aca inyuma. Abantu bambwira mbereka video nafatiye muri Ndabirambiwe pfiriya, napfunduye amapfundo 12, kamera ndayifite kuri telefone. Nanyuza ahantu umwuka kambwira ati nyura aha, ijwi rikambwira ngo hariya hari ubunyereri, hari amasayinka, dore simbuka hariya. Kumbi Imana irashaka kunyereka ukuntu abarokore babigenza. Aho niho naherewe ijambo rivuga ngo mo hagati. Mo hagati harimo uwo musengana. Imana ikakubwira umwana agasubira inyuma akavuga ati yewe Rangwida we ntago wantanga kumuheka, kirazira henge nze nkwereke. Mo hagati harimo ingegera, harimo amabandi, harimo impiri, harimo kabutindi. Mo hagati nshuti yanjye we, mo hagati mu kidiyakoni harimo munyumvishirize, mo hagati mu gishumba harimo munyumvishirije, mo hagati muri korari harimo munshiri
winjire ku ntebe y'inyuma, abantu bafite ibikomere bari kuvanamo hagati. Mo hagati harimo gusambana, mo hagati harimo ishari, mo hagati harimo inzangano, mo hagati harimo abarozi, mo hagati harimo inkozi z'ibibi, mo hagati bari gukuramo amada, mo hagati bari gusebanya, mo hagati harimo ikibazo gikomeye. Umwuka arambwira ngo genda ubabwire bashakira igisubizo cy'ibyo navuganye nabo. Mo hagati hagati muri kuhasambanira mukaza kuririmba, hagati muri kuhaterera amada mukayihakana, hagati muri gutwara abagore batari abanyu, hagati muri gusenya ingo zitari izanyu, hagati harimo ivangirwa riteye ubwoba. Kumbimo hagati niho yababwiye ngo erega nimuguma muri jewe amagambo yanjye akaguma muri mwe, muzahindukire musabe icyo mushaka. Nimo hagati. Kumbimo hagati Pascal. Ntawe ushaka kwatura. Utamwise aposo murafatana. Utamwise revera murahirimana ku musozi induru zikavuga. Mo hagati harimo icyubahiro giteye ibirungo. Muri hagati ntawe ushaka gukwetura inkweto ngo yihane. Mo hagati harangije itorero. Mo hagati harimo design ivuga ngo mugende nkuko abandi bagenda. Mo hagati ari kuvuga ngo ariko mwebwe mwasigaye inyuma. Mo hagati ari kuvuga ati mwambare mini. Mo hagati bakereye manche. Mo hagati gahunda n'ugusiga rabero. Mo hagati n'ukudefiriza. Mo hagati n'ugusukisha. Mo hagati ibintu byakomeye. Mo hagati mushiraho inzara nk'izabana. Mo hagati mwitware nk'abanyamahanga. Mo hagati twasigaye inyuma nk'ikoti. Mo hagati ibintu babidekoye. Mo hagati byari umuziro bamaze kubiza. Hela la kosila la boleta tebini kutedo binifo. Mo hagati bambaye ubusa mu mutima. Mo hagati bamaze kwimika impiri. Mo hagati harimo ivangirwa rikomeye. Umwuka arambwira ngo mwana wanjye, mo hagati bari kwisasira prudence. Mo hagati bari kurongora bo bashumbye. Kumbi Imana ikorera mo hagati. Bayimuye mo hagati basukamo ibyo byose mvuze. Imana ibateza umucungagereza. Imana ndagira ngo dusenge. Wowe ugize icyifuzo, wumvise hari ijambo ry'Imana rigukoze, wumva hari aho utsinzwe, usubire mwaya magambo. Uravuga ngo mwami Yesu, naragukoreye ntindamu hagati. Najya kwihana umucungagereza kambuza. Ndakijijwe Mana. Urakoze Yesu. Amen. Mana ifite ubutware n'ubushobozi. Uri Imana ifite imbaraga. Uri Imana ihambaye mwami. Waduhamagaye bigoye, twakubonye bitugoye. Ari nayo mpamvu mwami tutifuza icyatumira izina rikomeza kugagwa ku bwacu. Utubabarire ibihe byose twagaragaweho n'umugayo muri ibi bintu. Mana izina ryawe rikomeze guhitinga, agaciro kuwuriwe kamamare. Nitukwamamaza neza natwe uzakwamamaza neza. Nagiye mbona ingaruka zo kukuvuga neza mwa. Unkiza imyatu, unkiza amavunja, unkura mu bumarine, unkura mu kiraro cya Nyabugogo, unkura mu rubingo rwa Rwampara. Uwiteka we kubishishwa by'imineke, unkura mu mbaho unzana mu nzu. Unkuraho kuzerera mu butayu ntazi no kwiborosa. Nzakwitura iki mukunzi mwiza. Abantu benshi bazize kwibagirwa, abantu benshi baguyemo hagati, abantu benshi bishwe no kwihagararaho. Mwami Imana, simfite uko nakuvuga, cyubahiro cyawe kirahambaye. Mana iyo nibutse mvomera imvuzo ukambwira ngo ningukorera uzantabara. Iyo nibutse noza kampani y'amasafuriya, isantere yose nyogereza isafuriya nkayakomba ngo nje ku ishuri, uyu munsi nkaba ntakiri kuri urwo rwego. Mana ufite imbaraga, icyampa abantu bawe bagahishurirwa impamvu zo hagati.
icyampa ubwoko bwawe Mana bugasobanukirwa ko icyubahiro dufite ari icy'akanya gato, ari nk'umwambaro usaza, ari nk'umusatsi wo ku mutwe. Umuntu wese agaca bugufi agakwepa uyu mucungagereza Mwami, umuntu wese yabona ubugingo. Ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye Mwami, isengeye abanzi banjye ngo bahagakiza, abampagurukiye bose Mwami, ntabwo ngutumye ngo bahagurukire, ahubwo bampera agakiza. Ubibutse urukundo ko kera bigeze guhagarara ku ruhimbi bakakuvuga. Umwanzi wanjye ni umwe, n'umubiri na Satani. Uzampa ubugingo Mana, uzampa iherezo ryiza, uzandinde Mwami. Urakoze Yesu, amen. Imana ibahe umugisha. Shalom, turabakunda. Ntabwo biba byoroshye kuvuga uyu Mwami Yesu ni mwiza, araryoshye. Imana ibahe umugisha. Murakoze.